Yes inshuti bakunzi ba Worldlands TV twagarutse nanone mu kiganiro hahiye koko mugezwaho n'umuhungu wanyu Janti dukomeza kandi tunabasuza aho mugiye muherereye mu mpande zose z'isi zigiye zitandukanye abari mu Rwanda, Burundi, Tanzania, Uganda ndetse na Kenya, tutibagiwe kandi n'abari ku yindi migabane nka Asia, Amerika ndetse n'Uburayi. Nkwibutsa kandi ko niba utarakora subscribe, like, share na comment abikore kuri Worldlands TV kugira ngo tujye tubana mu kiganiro hahiye koko tubane gatanu kuri gatanu. Nkuko bisanzwe rero nkomeje kugenda mbashakira inkuru ziri gutwika ku mbuga nkoranyambaga, aho ndibuze kubagezaho amakuru amaze iminsi avugwa ku muhanzi Diamond, aho mama we yatangaje ko umubyeyi wari usanzwe uzwi ko ari we se wa Diamond atari we. Ibi rero bikaba byabaye ubwo nyina wa Diamond, Sandra Sanura, ashyamiranye n'uwari usanzwe azwi ko ari we se wa Diamond, Mzee Abdul Juma, umaze iminsi avuga ko nta bushobozi afite kandi ko aramutse abonye igishoro yashingamo iduka ricuruza imyenda n'inkweto. Ikiganiro cyo nihahiye koko, akora subscribe nkuko bisanzwe, ubundi tujye twibanira umunsi ku munsi, ari nako dukomeza kubagezaho amakuru y'uyu muhungu Diamond. Sibyo gusa rero nyina wa Diamond nkuko yabitangaje ku rubuga rwe rwa Instagram, avuga ko se wa Diamond yitwa Salimu Idi Nyange. Nkuko rero tubikesha ikinyamakuru gikorera hariya muri Tanzania bongo5.com, ubwo Diamond yabazwaga n'umunyamakuru ise ubyara Diamond, yagize ati nyihanganira nyakubahwa, sinshobora kugira icyo mvuga ku bibazo byo mu buriri hano, ndagusabye gumana ikibazo cyawe, nzaza byose mbisubize mu minsi mikeya. Ngibyo rero ibyo Diamond yasubije itangazamakuru ku bijyanye n'ibyo uwitwa Sandra Sanura, nyina wa Diamond, akomeje gutangaza ahindura base w'uyu musore. Ikiganiro cyo nihahiye koko mukigezwaho na Janti kuri Worldlands TV. Tunyarukire nanone kuri uyu musore witwa Neringabo ukomeje gutwika muri muzika nyarwanda. Uyu musore rero ku munsi w'ejo akaba yasohoye indirimbo yitwa Solo. Ni indirimbo yakiriwe neza n'abanyarwanda ku buryo bamwe batangiye kuvuga ko iyi ndirimbo izaba indirimbo y'umwaka. Iyi ndirimbo rero yasohotse ari indirimbo ya mbere kuri album ya kabiri y'uyu musore Neringabo. Iyi ndirimbo kandi ikaba yagaragayemo bamwe mu bakomeje kugaragara muri showbiz nyarwanda, harimo umukobwa uherutse kugaragara mu ndirimbo Ikinyafu ya Bruce Melody. Uyu mukobwa rero akaba yitwa Kesha, ndetse n'undi mugabo uherutse kwigaragaza cyane muri showbiz, cyane cyane muri bamenya, akaba yitwa Sensol cyangwa se Tuko Wote. Tubibutse kandi ko Neringabo yatangiye umuziki we mu mwaka wa 2017, akaba akorera umuziki we mu nzu itunganya umuziki yitwa Kina Music. Zimwe rero mu ndirimbo z'uyu musore Neringabo twavugamo nka Nibikabe, ya Motema, Nzagukunda, Solo ndetse n'izindi zigiye zitandukanye. Ikiganiro cyo nihahiye koko mukigezwaho na Janti kuri Worldlands TV. Nshuti bakunzi rero ba Worldlands TV, ntabwo twagenda tutabasezeye. Tunabashimira rero uburyo mukomeje kutwereka urukundo
kora subscribe, like, share na comment. Muri abantu b'abagabo cyane, mudutera imbaraga muri comment, mugenda muduhereza umunsi ku munsi, bituma twumva tugomba gukora byinshi kandi tutazahwema kubagezaho. Reka tuvuge ngo ciao ciao, ikiganiro nihariye koko hamwe na Janti. Mugire ibihe byiza, ikiganiro nakagaruka kuri World Trends TV. Ciao ciao, respect.